njukwanjye ngende uyipanga murera 11 abanyarwanda barabakunda ariko ni nkanjye ntago ndi hafahami mwizamu nahashyira Paveri kuri kabiri ngiye nahashyira Kabange aho kweshyira Serumogo kuri gatatu nahashyira Fabrice umutima wa defense Emery ameze neza akwiye gukinana na Yusudiyanye naba yaragize imyitozo ihagije rushema we ubwo barushema reka dukomeze gatandatu niho Rayon njyewe mbona ifitemo ikibazo Sefu ntabwo mwemera neza ndabona ataruzura neza kandi Richard aryo hari ku 8 umwe muri abo yashyira kuri gatandatu umeze neza nta kibazo umunani akwiye kwashyira umuntu yitwa Abedi Gruari akaza ku 10 cyangwa se bakagurana umwe agakina 8 n'icuma barundi bagakina hanyuma uruhande rumwe nje ntago nakina ikipe ya Rayon Sport idafite pesi ya Basani Azizi ndamwemera byahatana abareba boxing gusa abareba boxing gusa ubundi niba ashaka bataka babiri fone nganye baye yarakize yakwatakana na Ndikumana ariko mu gihe ataraza Rutsiro akaba yatakana agira pressing nziza yego akaba yatakana na Ndikumana akaba asa nuri kwigenda nono Yves asa nuhengetse ku ruhande gato ibumoso icyo nkubwira rero isomo rimwe nayikuyemo dusoza iyi Murera ntiragira automatisme ntiramenyerana neza ariko ifite umutima ifite n'ubushake kuri Nyamukandagira iri gukamba kamba idafite imyitozo champion izabigenda tuzaryoherwa cyane ni ikipe zo mu bwana zahuye ikipe ya Kiyovu Sport itsindwa n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0 Rayon Sport itangira umunsi wa mbere n'amanota 3 uyu mukino rero ukuntu nifuza ko mubajyana mu ndagira ngo tutaza kuganira ibintu biri hanze y'ikibuga niyo mpamvu ngiye guhera ahangaha ni umukino mu by'ukuri ikipe ya Kiyovu Sport muribuka ko aha make hari kwinjira 5,000 umuntu akinjira muri stade muribuka ko mbere hari habanje umukino w'ikipe ya Police n'ikipe ya Rutsiro umudije rwose yatangaga umuziki mwiza protokole mu myinjirize byari bimeze neza ku isaha isa 12 ku mukino watangiye saa 12 n'igice abafana wabonaga ko bakiri bake mu kwinjira yaba ari mu gice cy'abafana b'ikipe ya Rayon Sport yaba ari mu gice cyo kwa Seburengo abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport bicara wabonaga ko bakiri bake ariko tribune wabonaga ko abantu bamaze kuba benshi ndetse byabaye ngombwa ko batira intebe zo mu mpande ya tribune baragenda bicara harya hasi ku ma escalier gusa umukino ujya gutangira wabonaga ko stade none w'abantu nibura nka 75% abantu bamaze kuhagera bahari ibice byose bigize Kigali Pere Stadium n'umukino wanarebwe na Jean Fidel ndetse na Sadat nawe numwe mu bari baje kureba uyu mukino hanyuma kandi mu bindi byaranze uyu mukino ngiye guhita ninjira muri uyu mukino rero ikipe ya Rayon Sport n'undi mutoza yari yaje afite gahunda yo gukinisha abadefenseri batatu nibo yari afite ariko muribuka ko mbere yaho twe twavuze ko Yusu ashobora kutaza kumukinisha niko byagenze ariko ari ku ntebe y'abasimbura Emery Bayisenge ntiyari ahari nyine kuko we yari afite imvuna za gutangira imyitozo uyu munsi ikipe ya Rayon Sport iza kubona ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport uburyo rero ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo ibi bitego mu by'ukuri ni ibitego byo mubona ko hatigeze baho marquage cyangwa se gukina bakore homme à homme kuko nk'igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport umupira wari uzamuwe na Serumogo arawushota ariko uza kugarurwa na Rwabuhihi Aime Placide hanyuma Tambwe ahita awushyira muri deuxième poto aho yasanze Ndikumana Asmani rwose ni Frieda ko nta muntu wari wakoze marquage ahita atsinda igitego cya kabiri ni umupira wari uvuye muri kona abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport barimo Richard bahitamo kuhererekanya Richard aratanga n'ubundi ajya gushakisha deuxième poto agezeyo umupira ugeze muri surface basanga n'ubundi Ndikumana Asmani ari wenyine kuko n'ubundi Ndikumana myugariro y'ikipe ya Kiyovu winjiye mu kibuga asimbuye nigeze akora marquage ahubwo yashatse gukurikira umupira Asmani atsinda igitego cya kabiri gutyo birangira ari ibitego 2 by'ikipe ya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport Rayon Sport itana amanota 3 gutyo impamvu mpisemo kugaruka kuri ibi bitego no kugira ngo duhite twinjira mu kibuga ikipe ya Rayon Sport bariyo duheraho umutoza amahitamo yagize kuri uyu mukino n'uburyo yawukinye ko turaza kureba mu gice cya kabiri ko yaje guhindura n'uburyo bw'imikinire nibyo byafavorije
Rayon Sport kubona intsinzi yo kuri uyu wa gatandatu yanayihesheje amanota 3. ijambo gihe nari banagiye mwese ko mutarishaka muragira ngo mvuge ni kanaka ntabwo twamenya ko wari duhaye ariko reka twinjiremo neza ubikoze neza nk'uko twe twabiganiye hano mbere uburyo umutoza yapanze abakinnyi n'ubundi probable yashyizemo niyo twe twavuze wenda uretse nko kuri Pavel Nzira yahise abanzamo bitunguranye cyane ko wari umukino wa mbere akinye muri Rayon ibaze gukina umukino wa mbere nta na match n'imwe gishuti ukinnye ariko bigaragaza uburyo umutoza nyina mwizera itaza guhita mubanzamo ubwo yari yagize n'umwanya wenda wo kumureba mu myitozo ko nta ruhare umutoza yabigizemo ko yabisabwe yarabisabwe ariko nawe yarabyemeye kubera ko rutisi umuntu usabwa cyane ngo yemere hari ubwo ushaka kumusaba ikintu ntacyemere byari byiza kumubanzamo hanyuma abantu bari batunguwe no kubona Bigirimana Bed atabanjemo ariko ngira ngo umutoza yari yagize umwanya wo kumureba mu myitozo asa naho atari fit wenda bijyanye n'urugendo yari yakoze ava iwabo mu gihugu cy'u Burundi ariko ngira ngo n'uwamusimbuye Tambo Gloire kumwegeza imbere agakina inyuma ya rutayizamu yabikoze neza umuntu wenda yanavuga ko bigaragaza ko urwego yaje ariho hari improvement yabaye kuri musore Tambo Gloire urebye mu mikino nk'itateruka ubona ko yimprovinze mu by'ukuri ariko kandi icyo nabonye kuri Rayon Sport nge ku munsi wo kuwa gatandatu nuko umuntu yavuga ko ifite abakinnyi b'abagabo cyane cyane ubijyanye na situation ikipe ya Rayon Sport irimo buri mufana wese yaje kuri stade asa naho yikandagira avuga ngo tugiye gutangira shampiyona umwuka atari mwiza mu ikipe imbere wenda hazamo n'ibyo bibazo by'abakinnyi badahari birarane ibyo bintu byose uko byakabaye umutoza afahamiye Lutfi buri ahantu atandukanye n'abandi batoza nuko mbere yo kugutoza abanza akaba umubyeyi wawe buriya niko ameze yafashe amasaha 5 yo kuganiriza abakinnyi umukinnyi ku mukinnyi ku giti cye amubwira ati iyi match tugiye gukina turaza kwitwara gutya ibi mu byibagirwa uvuga ngo cya kintu cya team talk yarabaganirije pe mbere y'umukino nta kintu yavugaga uretse kuganiriza abakinnyi haba bagomba gukinisha n'abagomba kubanza hanze kandi akakumvisha ko nubwo utabanje mu kibuga isaha n'isaha ugomba kujyamo kandi ugatanga ibyo ugomba gutanga bivuze ngo Rayon Sport mentality y'abakinnyi babo n'abatoza icyo ngicyo umuntu yabanza akagishima bijyanye na situation bari barimo ikindi kintu umuntu yashima wenda tugenda twihuta ikintu cyo kwihutisha guha amafaranga Asman Dikumana byarashobokaga cyane ko Asman ataza gukina umukino wo kuwa gatandatu bijyanye nuko mu aja we Aruno yari yamubwiye ko agomba kujya mu kibuga uko bamaze kubona amafaranga bituma yari yasigaye 12 ziratangwa akora umwitozo umwe asanga abandi muri lokale abafasha kubona amanota 3 ikintu cyo kubyihutisha bigaragaza uburyo Rayon Sport yicaye igategurira match bagomba gukina ikipe ya Kiyovu Sport kandi ntekereza ko byabahaye umusaruro w'amanota 3 Zandani mu gutangwa kw'amafaranga niho ibanga riri muri Rayon Sport dora tuvuga ngo Rayon mushyire hamwe mbere yo kutujya mu kibuga ariko akantu ibera komojeho kararyoshye cyane ndi kumana ku munsi wo kuwa 4 yabwereye ati sindi bukora imyitozo ntiyanayizamo abandi bari bacumbitse muri Oasis yari kwa Jean Fidel mu Karumuna yanga kujyayo baramubwira bati basi mu gihe turi gushaka amafaranga duhe passport yawe tugusabire work permit kuko mu Rwanda uramutse udafite work permit Rwanda Premier League yavuze ko uzajya uterwa amaga niyo yaba yarangiye uwo munsi umukino agakina atayifite agomba guterwa amaga yari umunyamahanga arayibima umutwe urashyuha ubwo babibwira Perezida Tade kuko bari bamuhaye miliyoni enye asinya banamubwira ko shampiyona nijya gutangira bazamuhiza izindi enye zikaba 8 banamubwira ko izindi 8 bazazimuha mu mwaka wa 2 kuko ubundi rero yamuguze miliyoni 16 asinya imyaka 3 baravuganye ko bamuhenye akigurwa barazimuhaye bambwira ko mbere ko shampiyona match ya mbere bamuhenye izo nizo yasabagenye gusa izindi 8 zari kuza muri sezo ya 2 icyabaye niki yahize amafaranga Tade ayabona ni mugoroba abwira umukinnyi ati sanga abandi mu Karumuna aja wawe Aruno bakunda kwita Rakitic ufite abakinnyi benshi b'Abarundi niwe wazanye ba Abedi ubundi bamwita Abedi Lokando buriya Bigirimana n'izina yateretseho nyuma ubundi Abedi n'abahungu bahari ifizi muri Kongo n'ababyeyi babo bakomoka bakaba barambutse nyine zatanganyika bajya guhaha i Burundi amazina ya nyayo umuhamagaye Lokando nibwo yumva cyane bamwita Abedi Lokando Abedi Lokando no bamuhamagara ariko ndi kumana we akaba umurundi pire uyu ni umurundi ntago ari umukongomani abavuga n'ikirundi uzikavuga indi menye se ndi kumana turamugira Igifaransa Igiswahili n'ikirundi yavuye muri Turkiya interview mu cyongereza zose ni Faransa yakinnye muri Turkiya biranga ajya no muri mu cyiciro cya 2 none iki cyabaye iya feri bamaze kuyimenya rero rigoga ko amafaranga miliyoni enye ari buboneke
aje yaramubwiye ati genda ujye mu Karumuna. Ubwo Muvunyi iyo nkuru imugeraho ko umukinnyi atarari kumwe n'abandi, ariho mbwira Rayon ko ubumwe bwanyu ari ikintu gikomeye. Urabona ubu hasa n'ahacitsemo ibice ngo Muvunyi ngo Tadengwa ibiki, aba bagabo bose ni abakire bakunda Rayon. Moransaba Imana ikintu sinzi igihe nzakibonera ni ryari nabona aba bagabo bahuje bashyize hamwe, aho kugira ngo twe nka media tubacemo ibice ngo haze side ya Muvunyi haze side ya Tadeyo. Yego, kuko kuvuga ngo twirukanire Muvunyi mu ikipe Tadeyo ngo Muvunyi atwica ikipe ngo abasaza ntibabishaka, nuko utazi akamaro ka Muvunyi. Kuvuga ngo Tadeyo ngo nashoboye kuyora ikipe nayivemo, nuko utazi imvune ze n'amafaranga atanga muri Rayon. Njye twaraganira hamwe ngo iyi sezo maze gutanga miliyoni zirenga 50 zanjye ntishyuze. Muvunyi abakinnyi benshi b'abanyamahanga baje niwe wabategeye, ubakeneye bombi. Mureke kumva babwira ngo mufate iside amakampeyini ngo aba nibo bashoboye ngo ntasho twabagira bombi kandi bagakorana neza birashoboka. Niki rero Muvunyi yakoze? Muvunyi yahamagaye Tadeyo aramubwira ati Tadeyo, hano hari sheke nari narakwemere ko nzagura umwataka ariwe Bing Bero, birangira tutamushimye aragenda, dushaka Bareke ntiyaza, aya mafaranga nemeye y'umwataka ni isezerano nahaye Rayon, reka nishyure izo miliyoni 12 zari zisigaye Ndikumana ibye birangira. Ndikumana miliyoni 12 Muvunyi yarazitanze zisanga zazindenye, bamuhaye mbere za 16, ikibazo cye kiba kirakemutse, umuhungu ajya mu myitozo ajya mu kibuga yishimye. Ndikumana rero w'Abareyo uyu nguyu bibazagaho, Ndikumana buriya story iratangaje. Ndikumana ubundi atangira gukina Burundi yakinaga 3, ariko babona yifitemo ibintu byo gusatira neza. Yego, baramwimura bamujyana imbere bamushyira kuri kurari y'ubumoso, bimwe bya Gareth Bale. Yego, neza rwose, utanze urugero rwiza. Ageze kuri 11 babona ni sawa, aranatsinda aba n'umwe mu bakinnyi beza Burundi. Noneho muri Grenoire aza kuvamo, abanza kujya kugerageza muri Turikiya. Amezi 6 ntibyakunda, asubira i Burundi ajya muri Bumamuru, ayivamo aje gusinyishwa na Kiyovu 2024. Bihurana nuko Kiyovu yari yabaninzwe na FIFA, ntibamwandikisha, ahita ajya muri Libya mu cyiciro cya 2. Agezeyo arakina, abakinnyi b'Abarundi benshi bakunda gukorera vacances naha, noneho araza n'abantu noneho baba bari ajawe. Rayon rero yaburaniwe, byarangiye regira Imana. Nje navuze ndi kogeza match ntubanza y'Amana bavuga y'u Rwanda ijya yirirwa handi gataha Rwanda. Ubanza uwo mugoroba baratashira baza ati Amerika tirarangiye, rese ifite umwataka bati ntawe. Imana ati reka mbaho umwataka, ni Imana yamwizaniye umwataka, abarabonetse ku mafaranga make. Tekereza nawe amafaranga miliyoni 16 imyaka 3. Uyu mukinnyi bavuga yuko kaliteze afite 3 zikomeye kurusha izindi nizi. Iya mbere, aho bamukiriye ku 9 akinisha amaguru yombi indyo imoso, bivuga ngo afite amashoti aremereye twarebe nka kofura yateye kuri Vipers asimbuye. Ni muzima pe, afite icyo bita frap, afite amashoti, afite mu maguru nyine harakoma, afite imyitozo mu maguru. Yego, kalite ya kabiri, afite igihagararo cyiza, ni teza basarpongo, ni Jean arakomeye, yazamuye agapira ku ifoto bakize kuri intuza ya Rayon, kuri paka yanjye imwe n'igice n'aka kada kari hasi, yifitiye 6 zibaze, yakoze umwitozo ameze nka Ibe. Ariko nawe ariko Sebere uranunguye usigokira bijya kumakisha neza umukore ka gym ukora ipine Ibere uramvana utaza urugero nawe. So arakomeye, biramufasha gusimbuka, akaba afite icyo kintu cya resistance mu kirere. Niyo mpamvu umupira w'umutwe yatsinze wa 2 waryoheye Abareyo. Azi no guhagarara, kalite ya 3 urayivugiye, wahita ukomerezaho. Azi guhagarara igihe cyose yisanga ari animact cyane. Igitego cya mbere n'igitego cya 2 igihe yatsinze ama free head. None njyewe ikintu nenda kubabaza ni kimwe, uyu mukino mwabonyemo ukuboko kwa Fahamia cyangwa ni kimwe mwavugaga kubu ikipe ya Rayon Sport ifite abajene bazi ikintu bashaka mu kibuga nicyo bagomba gukora? Nje navuga ko Fahamia yitondere iriya systeme ya 3, kuko nawe ibyo twanengaga maniyo ntaragira abakinnyi bakwiye. Izi ni match mu gitangira, ariko kuri za Singida niyo butumwa bwamugeraho. Abana bitwa ba Paul Cindy Jesus uhengeka, ba Serumogo uhengeka,
ukexpose impande zawe ushobora kuzabona ibintu bitoroshye. I prefer ko yakina defense a 4 kugira ngo bimworohere kuzibira neza na mediane yifonctionne idafite tasks zo kuzagisubira inyuma cyane. Kuko niba babane bahagije inyuma abakinyi beza kuko afite abawinga beza bakamufashe kuri izi matches international. Reba nko gusimbura kwa nuza kwa Azizi Basane mwaretse nka bari bajyana kuko mu gice cya kabiri amaze guhindura uburyo bw'imikinire akajya kuri 4-3-3 hamaze kwinjira Bed hari Bagayogo mbere yaho gato hari hinjiye Basane muri defense afite Rushema Kabange Fabu na Serumogo yamaze kubarinya neza. Mu by'ukuri nanone hagati mu kibuga nyine afitemo Richard Abedi na Magruare twahise tubona agapira kari kugenda nkuko twabibonye mbere yakinaga muhangayiko kuko mbere mu gice cya mbere Kiyovu Sport yaramwatatse pe rega nuko itari ifite utayizamu kuno tama kunyana kandi ikipe ya Kiyovu Sport uyu mujama Sinje wenyine ari kumwe na Paveri yamaze no kumwemerera ko atera yitwa Moses Sinja Paveri yakuyemo 1-on-1 nyinshi bari kumwe nawe abaganura mu mukino ariko ngira ngo wenda icyo Rotifingiye amaze kugaragaza amaze kwereka abantu ko yatsinda ari gukina system y'aba defenseur batatu ariko kugira ngo akwemeze ko nabane yayikina akanatsinda nabyo arabihindura kubera ko iyi ni inshuro ya kabiri akinye batatu mu gice cya mbere icya kabiri agakina bane buryo bamugira inama nko kuri Singida ko yabikina ubwo bizaterwa wenda n'uburyo azaba yapanze ariko njye cyo namushimira ntabwo agitsimbaraye cyane nakinye batatu nta kindi cyaba nuvuga kuri Vipers icyo cya mbere akinye batatu icya kabiri arahinduye akinye bane none afite ukuntu yinjiramo neza kubera ko afite Cindy Paul Jezi amuvanamo agahita ajyana Fabrice uyu mwana uri seriye cyane kabisa mwana w'umuhanga cyane bafashije ntidusoze tutavuze ikipe ya Kiyovu Sport mbere twavugaga ngo yagiye ku isoko yarahashye mwitega ikipe ya Kiyovu Sport yewe munafata ijambo mukeze Cedric yagize umukino mwiza Kiyovu Sport yabuze iki mu by'ukuri muri iyi match Kiyovu Sport ni ikipe itari mbi ariko ifite abakinnyi benshi bashyirasa niri kumenyerana ntiyagize umugisha wo gukiringa match mu minota 30 ya mbere kuko yari yatatse Rayon yayirushije imipira iri kwinjira mu rugo rw'amahina rutayizamu yayoshije ibitego bidahushwa un contre un na Pavel Nzira. Navuga yuko nyifitiye icyizere uyu mwaka kitari cyo gutwara igikombe aricyo cyo kwari ikipe iri competitive yahatana. Vis-a-vis iyo bakinaga Rayon Sport motivation kuri Rayon yari hejuru cyane kuko hari abagabo nk'uwitwa Mike yari yatanze $2,000 by'amadolari hafi $3,000,000 umugabo witwa Ferdinand uyobora iyo bita Manifa afite printing house ikomeye yari yatanze $1,000,000 abakinnyi babaye prime $160 nyamara mu gihe muri kontra z'abakinnyi bare handitsemo $40,000 kuri match ganye biragaragara yuko gutangira championnat bari bazi iyo pressure hari mu buyobozi n'ibindi bashaka gukorera umutoza bashakaga nyine guprova ko ari abagabo ni match batsindishije umutima ahubwo igice cya kabiri maze gusimbuza nibwo bakinnye neza kurushaho. Wenda njukwanjye ngende uyipanga murera 11 abanyarwanda barabakunda ariko ni nkanjye ntago ndi hafahami mwizamu nahashyira Paveri kuri kabiri ngiye nahashyira Kabange aho kweshyira Serumogo kuri gatatu nahashyira Fabrice umutima wa defense Emery ameze neza akwiye gukinana na Yusudiyanye naba yaragize imyitozo ihagije rushema we ubwo barushema reka dukomeze gatandatu niho Rayon njyewe mbona ifitemo ikibazo Sefu ntabwo mwemera neza ndabona ataruzura neza kandi Richard aryo hari ku 8 umwe muri abo yashyira kuri gatandatu umeze neza nta kibazo 8 akwiye kwashyira umuntu yitwa Abedi Gruari akaza ku 10 cyangwa se bakagurana umwe agakina 8 n'icuma barundi bagakina hanyuma uruhande rumwe nje ntago nakina ikipe ya Rayon Sport idafite pesi ya Basane Azizi ndamwemera byahatana abareba boxing gusa abareba boxing gusa ubundi niba ashaka bataka babiri fone nganye baye yarakize yakwatakana na Ndikumana ariko mu gihe ataraza Rutsiro akaba yatakana agira pressing nziza akaba yatakana na Ndikumana akaba asa nuri kwigenda nono Yves asa nuhengetse ku ruhande gato ibumoso icyo nkubwira rero isomo rimwe nayikuyemo dusoza iyi Murera ntiragira automatisme ntiramenyerana neza ariko ifite umutima ifite n'ubushake